rero tugiye kureba ese icyo Bibiliya yita igiteye ubwoba cya nijoro niki, ese umwambi ugenda kumanywa niki, hanyuma tuganireho kuri iryo jambo. We're going to share about what the Bible says or talks about the terror of the night, nor of the arrow that flies by the day. What do they mean? What is the meaning that is embedded in this verse? Ahangaha turimo turabona igiteye ubwoba cya nijoro, tukabona umwambi ugenda kumanywa, ariko kandi tukabonamo kumanywa, tukabonamo na nijoro. There are key words that are featured in this verse. There is what they call the terror of the night, the arrow that flies by the day, and we see other keywords. We see the night and then noon, or noonday. Tugiye kureba rero ese Bibiliya ivuga ngo igihe cya kumanywa n'igihe cya nijoro niki mu buzima bwacu, mu buzima bwa buri munsi, ibi bihe bivuze iki? What do the night seasons or noonday or night do imply in our daily life? Mu buzima busanzwe umunsi ugira ibice bigera kuri bitatu. Hari mu gitondo, hakaba kumanywa, hakaba na nijoro. Normally a day is split into three phases. There is a morning time, there is noonday, and then there is evening or night time of a day. Rero buri gihe cyose kigira ibintu bigikorwamo. So every period of a day, of every phase of a day has got its apportioned, appointed things or tasks that are done in that specific period. Hallelujah. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Nabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus. Dushima Imana yongeye kandi kutwemerera kuba hano uyu munsi. We thank God for permitting us to be in this place once again. Umunsi mwiza, umunsi w'igiciro ku buzima bwacu. A beautiful day, a precious day on our life. Umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. A day that the Lord has made for us that we may be blessed in it. Nanone tugiye kongera tuganira ijambo ry'Imana. Ushize twari twize kuri Zaburi ya 91. In the last session we had learned or shared about Psalms 91. Tuhera ku murongo wa mbere tugarukira ku murongo waho wa gatatu. Starting with verse 1 through verse 3. Uyu munsi rero tugiye gukomerezaho nanone duhere ku murongo wa 4, wa 5 n'uwa 6 dukomeze. Today we'll take you through verse 4, verse 5 and verse 6. Turimo tuyiga ubushize nababwiye ko Zaburi ya 90 na Zaburi ya 91 ari Zaburi za Mose. In the last session I had told you that Psalms 90 and Psalms 91 are Moses' psalms. N'indirimbo yaririmbye igihe bari bagiye gutangira urugendo rujya i Kanani. It is a song he sang at the time when they were beginning, or they were about to begin the exodus from Egypt to Canaan. Iyo yarebye usanga yarimo asa nk'umuntu wigisha cyangwa se utanga impuguro ategura ubwoko bwa Isirayeli urugendo bari bagiye kujyamo. The contents of these two chapters, it seems they seem to be instructions that were meant to prepare the Israelites for the great long journey they were going to start. Nanone kandi nk'umushumba wari ushumye iryo torero ubona ari amagambo y'ubuhanuzi kuko yarimo n'isengesho n'indirimbo kandi harimo n'ubuhanuzi. As a pastor, as a shepherd to the flock of Israel, the same chapters, chapter 91, they are full of not only instructions but also a prophecy to the Israelites. Yasaga nk'urimo ahanurira urugendo bazagenda. He was prophesying over the journey they were yet to start. Reka dusome rero duhereye ku murongo wa 4. Let us read from verses 4. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Verse 4 says, He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Verse 5, You shall not be afraid of the terror by the night, nor of the arrow that flies by the day.
gatandatu cyangwa mugiga igenda mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihanga. Verse 6 says that nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Karindwi aravuga ngo abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Verse 7 says that 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Murongo wa 8 uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Verse 8 says, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Ubushize mu nyigisho ubushize twarimo kuvuga ngo twaganira ku kigoyi cy'umugoyi cyangwa se mugiga irimbura. In the last teaching we are talking about the forest net and the perilous pestilence. Nanone tugiye kureba aya magambo Mose yavugaga ku murongo wa 5 avuga ngo igiteye ubwoba cyane njoro tikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa. We are going to concentrate on the on verse 5, which says that you shall not be afraid of the terror by the night, nor of the arrow that flies by day. Rero tugiye kureba ese icyo Bibiliya yita igiteye ubwoba cyane njoro niki, ese umwambi ugenda ku manywa niki, hanyuma tuganireho kuri iryo jambo. We are going to share about what the Bible says or talks about the terror of the night, nor of the arrow that flies by the day. What do they mean? What is the meaning that is embedded in this verse? Ahangaha turimo turabona igiteye ubwoba cyane njoro, tukabona umwambi ugenda ku manywa, ariko kandi tukabonamo ku manywa tukabonamo na ninjoro. There are key words that are featured in this verse. There is what they call the terror of the night, the arrow that flies by the day, and we see other keywords. We see the night and then noon, on noonday. Tugiye kureba rero ese Bibiliya ivuga ngo igihe cya kumanywa n'igihe cya ninjoro niki mu buzima bwacu, mu buzima bwa buri munsi, ibi bihe bivuze iki? What do the night seasons or noonday or night do imply in our daily life? Mu buzima busanzwe umunsi ugira ibice bigera kuri bitatu. Hari mu gitondo, hakaba ku manywa, hakaba na ninjoro. Normally a day is split into three phases. There is a morning time, there is noonday, and then there is evening or night time of a day. Rero buri gihe cyose kigira ibintu bigikorwamo. So every period of a day, of every phase of a day has got its apportioned, appointed things or tasks that are done in that specific period. Abantu benshi batandukanye, imiryango myinshi itandukanye mu myemerere yayo, abakristu, abatari abakristu, akenshi igice cya mu gitondo mbere yo gutangira urugendo rw'umunsi kiba ari iki, habanzirizwa n'igihe cyo gusenga no gusabana n'Imana. In different denominations, in different regions that we have, normally they dedicate the morning hour, the morning times of a day, the morning period of a day for prayers, praying to God and supplicating. So rero nuba ngo amasaha y'igitondo abantu kenshi babyutse basenga bagira ngo baragize uwo munsi bawushyirire mu biganza by'Imana, abemera Imana cyangwa se n'abafite ibindi bemera kugira ngo uwo munsi bawushyire mu biganza bw'ibyo ngibyo bindi bemera. In most cases, people pray in the morning with the intention to dedicate the whole day, all the programs or their works or their engagements to God, those who believe and all to those who believe in other things. Cyane ko nk'abandi bemera ibigirwamana byabo, bafite imana zitandukanye bemera nk'abahinde, hari n'igihe usanga nk'umuntu we mu rugo afite n'ahantu cyangwa se muri business ye yagezemo mu gitondo mbere yo kugira ikintu akora abanza kujyanamo ituro ry'uwo munsi. To some people who pray or worship other things, other gods like idols, especially the Indians, even in their very offices, they will go and offer some offerings to their idols before they start the work of the day. So rero nuba ngo mu gitondo ni igihe cyo kwitegura gutangira umunsi no gutegura ibiri bukore muri uwo munsi. Normally morning session, the morning time of a day, it is the time that is set apart to prepare, to set yourself
for the whole day and whatever you're going to do in that particular day. Noneho igihe cya kumanywa aricyo Bibiliya yavuze ngo Imana izaturinda umwambi ugenda kumanywa. Igihe cya kumanywa cyo ni gihe ki hakorwamo ibiki? So when we come to the noonday, a time which the Bible says that the Lord will protect you from the arrow that flies by day. What do people do in this noonday? Igihe cya kumanywa ni igihe cy'akazi noneho abantu barimo bakora cyane. Noon time of a day is a time where people are fully actively engaged in their different works. Igihe cya kumanywa ni igihe gifite ni igihe izuba riba ryaka hari umucyo mwinshi hagaragara. It's a time when the sun is really shining, full sun shining, and there is a lot of light everywhere. Muri iki gihe cyangwa se mu buryo bw'umwuka twavuga ko ni igihe umuntu aba arimo akora ubona ikirere kimeze neza, amayereko ari menshi, imishinga yawe ari myinshi, ubona ibintu ukora birimo bigenda neza. Spiritually, noonday or noon time of a day is a day when everything is flowing according to your wish. The projects are really blossoming. Everything you touch profits. Everything you set your hands to do, it is blessed, and everything is fine. Ni igihe umuntu aba arimo gukora azi ko ibyo akora nta bwiru burimo, nta bintu bihishwe, ko kumanywa birakugora ko wahisha ikintu ko nta mwijima uhari, haba hari umucyo. It's a time when a person is confidently doing whatever they are doing because there is a lot of light. You can't hide anything. Mu buryo bw'imikorere mu office yacu ni igihe ukora ibintu uzi neza ko nta makosa urimo ukora, nta bintu bihishwe, ibintu byose biri ku mugaragaro, urakorera muri transparency. Spiritually, for those people who are in their offices, noonday is a time for them when they do whatever they are doing in the daily execution of their work, confidently that what they are doing is really fine because there is light, there is transparency in whatever they are doing. Mu gihe yewe nzi ko ibyo ndimo nkora nta bwiru burimo, nta bintu mpisha, nta makosa arimo, ibintu byose ndabikora, raporo ndazitanga, aho ngomba kuzitanga, kandi numva ko nta cyumutima unshinja ko ntakoze. Noonday is a time when a person in the office is doing freely their work. They do their reports on time, they submit them on time, they respect deadlines, and they feel like they are really fine with whatever they are doing. There is nothing lacking in what they were supposed to do in that particular day. Ni igihe umuntu wese aba yumva agenda ari mu kazi ariko kumva ufite icyizere, ntabwo bufite, nta gihunga, ko akazi kawe ugakora neza, abantu bose bo mu kazi banye nabo neza, nta kibazo na kimwe ufite, ko urimo urakorera mu mucyo, urakora ibintu ko bigomba gukorwa. It's a time when you feel confident and secure. You have full security of your work because whatever you're doing in its right time and you're executing what you're supposed to do rightly. Therefore, you're fearing or you're afraid of nothing. Ni igihe nanone abantu baba mu rushako, umuntu wese yumva nta cyaha yikeka, ntacyo yikanga, mu buzima bwe, mu rugo, ibintu byose ubikora ku mugaragaro, ibyo abana babireba, umudamu abireba, wumva muri wowe nta kintu na kimwe kiguteyemo impungenge. It's a time for married people in their particular homes when they feel comfortable, confident, free. They do everything in transparency. They have nothing to hide from each other. There is nothing that is being done behind scenes to create insecurity. Everything is flowing freely. Umuntu wese afite uburenganzira ku kintu cyose agomba kubona, bashobora ku accessinga byo bashaka byose, we aho ugenda ukumva mu mutima wawe nta kintu na kimwe kigujena, nta kintu kiguteye ubwoba, ko ibintu byose biri ku mugaragaro. It's a time when people in a family or in a given family, they get access to whatever they want, they receive or they get whatever they may need. And in the daily running of a life in a family, everybody is comfortable and confident, no insecurity at all. Ariko kandi Bibiliya yatubwiye ngo Imana iturinde umwambi ugenda kumanywa. Nuvuga ngo muri ibyo bihe byose wowe wumva ko nta kibazo, nta kintu na kimwe kiguteye ubwoba, nta makosa ufite, ariko wibuke ko Bibiliya yavuze ngo hari umwambi ugenda kumanywa. But I want to remind you what verse 5 is saying, that may God protect you from the arrow that flies during noonday. Much as you feel you're confident, much as you feel you're comfortable, you have nothing to fear, no insecurity at all in whatever you're doing, remember there is an arrow that flies during noonday. Nanone igihe cya kumanywa ni igihe
ni igihe bita ngo ni lunch time, ni igihe abantu bafata ifunguro rya kumanywa. Again, noonday or during the day, part of the day is a time when people go for their lunch, when people go to take food. Buri gihe cyose ko nababwiye ibyo bice bitatu mu gitondo, kumanywa na ninjoro, hagira nanone amafunguro ya mu gitondo, iryo bafata mu gitondo, hari ifunguro rifatwa kumanywa, hakaba nanone n'irya nimugoroba. And I want to again remind you from the onset that all these 3 periods of a day, there is a specific particular food people take in each and every time. There is a particular food people eat during the breakfast. There is that food that they eat at lunch, and then there is that food people eat during supper time. So mu gihe cyakumanywa rero nanone cy'umuntu ni igihe aba atekereza ko ari buze kubonamo nanone rya funguro rya kumanywa. Noonday, once again, each and every person will expect to have lunch when that time comes. Ariko nanone twibuke ko ari umwambi ugenda kumanywa. But I want to caution you again that there is an aloe that fries during noonday. Nanone icyakane mu gihe cyakumanywa ni igihe akenshi haba amanama ku kazi, amanama y'akazi atandukanye. Once again, I want to remind you that in business world, noonday or noontime is a time when different company or business meetings are held, are convened. Muri ayo manama turi mu kazi ntacyo twikanga, ntabwo wadufite, nta gihunga, ko tuzi ko nta makosa dufite, tuba twicaye twumva dutekanye nta kibazo. No matter you attend those meetings in the noonday feeling confident, comfortable, because you are afraid of nothing. You did no mistake, you did no you didn't do anything wrong to make you feel insecure. Ariko nanone ngo hari umwambi ugenda kumanywa. But again, I want to tell you, the Bible says there is an arrow that flies during noonday. No, turebe ese umwambi ubusanzwe niki? In normal definition and normal meaning of an arrow, what is an arrow? Umwambi ni igikoresho cyane cyane gakondo cy'intambara. An arrow is a local weapon of war. Ni igikoresho cy'intambara abasirikare bakoreshaga na n'uyu munsi bagikoresha mu bihugu bimwe na bimwe, ariko ku rugamba hongira ngo imbunda zageza hano hose bagikoresha imyambi, ubisigaye gusikoreshwa nko mu guhiga inyamaswa cyangwa se abantu badafite imbunda kurinda imiryango yabo. In the ancient times, arrows were used as a weapon on war. People would use them. But currently, I think when people are having a lot of guns and the coming in of a new technology, I think arrows now are used in hunting, in games, and to a given extent protecting people's families. Imyambi n'amacumu ni ibikoresho bikomeye bakoreshaga abasirikare by'umwihariko nkano mu Rwanda. Uyu munsi u Rwanda dufite uko rungana ndetse n'ibice bimwe byatwawe n'abakorone rwanganye uko rungana kubera ibyo bikoresho abasirikare bakoreshaga barwana barwagura. In ancient times, arrows and spears were good and great weapons. Kingdoms and dynasties would use them to expand their territories. It is the same weapons that were used by the kings of Rwanda to expand and create the Rwanda we have today. Rero umwambi ni igikoresho cy'intambara na kuma baba baracuze gafite umutwe usongoye cyane, noneho bashyira mu gati kabaje neza, bikaba byitwa umwambi. No kuvuga ngo umwambi hari uwa ufite nk'amahembe, hakaba n'undi nano butayafite, nuko nguko umwambi buteye. So an arrow is a small weapon that is molded with a pointed head, and it is stuck in a small kind of a staff. So some of them have got hooks, others don't have hooks. Nanone imyambi igira ubumara cyangwa se ubusabwe nk'ubw'inzoka basigaho iyo bawukurashe burakurya cyane. Again, arrowheads have got poison. They smear poisonous substances on arrowheads, and whenever they shoot this out to you, it pains you, it kills you, it pains you. Iyo bawukurashe ushobora guhita upfa ko kanya bitewe naho bawurashe nko mu mutima cyangwa se wenda n'ahandi, ariko nanone hari aho bashobora kuwukurasa ntuhita upfa ariko ukazarwara kugeza igihe uzapfira.
when shot by a poisonous arrow, it might kill you, pending the part it was shot through. And some other circumstances, you might suffer wounds for a given period of time until you succumb to death. Rero wambaza ngo ibyo ngibyo urimo utubwira birahura gute na Bibiliya, birahura gute n'ubuzima bwacu, ashaka kuvuga iki muri iyo nyigisho? Then you might be wondering, what's the correlation of all this explanation you're talking about an arrow with the teaching you want to advance to us? Ndagira mbabwire ngo ubuzima bwacu cyangwa se ikiremwa muntu kikimara kugera ku isi Imana imaze kurema umuntu yatangiye guhura n'intambara. I want to remind you that no sooner had God created a man and placed him on the planet Earth, from that very time man started meeting with different wars. Ko umuntu yaremwe Satani yahoze ari mu marayika mu ijuru ushinzwe kuramya Imana, guhimbaza Imana, yarayoboye itsinda ry'abamarayika baramyaga bagahimbaza Imana. Noneho yigometse ku Mana, Imana iramwirukana iramuca. Nivuga ngo yamburwa wa mwanya yari afite. So shortly before the creation of man, Satan, the current devil we know, was once an archangel in heaven that was responsible for the ministry or worship music ministry in heaven, calling the adoration and glory before God. And it reached a time when he exalted himself before God and he was cast out of God's presence because of his disobedience. Rero amaze kwamburwa izo nshingano Imana yazihaye umuntu. Imana yaremye Adamu imushyira muri Edeni, noneho imuha inshingano zo kuyobora isi n'ibirimo byose. Yarahagaze mu mwanya w'uko yirirwa ari kumwe n'amatungo, inyamaswa zose azireba, ziramya Imana, buri kintu cyose cyaremwe guhimbaza Imana. None mu masaha nimugoroba Bibiliya ivuga ngo Imana ikaza kumugenderera. Adamu icyo yakoraga yahaga Imana amashimwe yayo, akayiha icyubahiro cyayo, akayibwira ngo impara n'imparage zirakuramya, ibyo waremye byose biragushima, biraguha icyubahiro. Muri ayo masaha nimugoroba Imana yazaga, yabaga ije kwakira amashimwe yayo. So when Satan rebelled and was cast out of God's presence, his attribution, his duties, his vocation, his office was given to man. The music worshiping ministry was given to man. The Bible says that during after his creation, he was placed in the Eden. He was responsible to take care of all the creatures of God in the Garden of Eden, the beasts, the plants, and all of the created things. And in the evening, the Bible says that God would visit man, would visit Adam. And what Adam did, he would give back the glory to God. He would tell him, I glorify you, I worship you, all the creatures that you created, the animals, the zebras, the elephants, all the creatures that you created with your hand, they eulogize and praise you. Rero ibyo byateye Satani ishyari, agira umuntu ishyari, atangira kwiga imigambi yuko yaza kwambura umuntu wa mwanya Imana yari yamuhaye. Niho havuye ko yaje gushuka Adamu na Eva bagakora icyaha, Imana ikabirukana muri Eden. This caused jealousy in Satan's heart, and from that time he devised how he is going to set God and man at violence, so that God would chase or cast man out of the Garden of Eden. No, amaze kugira ishyari yirukanye umuntu rero, nuvuga ngo hatangiye guhera icyo gihe Satani ntabwo yifuzaga ko umuntu yakongera gucungurwa kugira ngo twongere dusubire muri ya Edeni Imana yari yadushyizemo. From the time God cast man out of Eden, Adam and Satan were at variance, were enemies. Satan didn't want that at a given particular time man would be redeemed or saved again, so that he may be restored back in the former glory, the former place he was in. Nuvuga ngo igihe Imana yagambiriye gucungura umuntu yohereza Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo, ntabwo Satani yumvaga yifuza ko umuntu yacungurwa, ariko kuko Imana ari urukundo kandi dukunda yatumye dukunda, yohereje Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. To make it clear to you, God's plan, God's redemptive plan of rescuing and redeeming man again was not pleased or welcomed well by Satan. He didn't want this plan to materialize. So he staged a fight. But because our God is a God of mercy, a God of love, at a due accepted time, he sent the second Adam, and he came to save and rescue man. Nuvuga ngo rero urwangano rwacu cyangwa se inkomoko y'intambara yacu mu buzima turwana ikomoka he? Ikomoka kuri Satani n'abadayimoni be
n'umugambi wacu Imana yaturemeye. Ntabwo Satani ashaka ko jye nawe twinjira mu mugambi aho Imana ishaka yuko tuba. So what is the source of our enmity between man and Satan? It comes from the purpose, the real purpose of our creation, and the fight and the opposition and the objection of Satan and his angels against this purpose. Ko niba Imana ishaka yuko twese jye nawe tuba mu buntu bwayo mu mbabazi zayo kandi tukabaho dukijijwe, noneho Satani agashaka ko tubaho turabapagani dukora ibyaha. For instance, God created us purposely to live in his will, live in his purpose, live in a righteous life of worshiping him daily. But on the contrary, the devil wants us to sin, to disappoint God with our sins. So ngo Imana yaturemye ishaka yuko tuba abakire, biraba ngo turabatunzi ndetse no kurushaho turatunze cyane. Noneho Satani we arwana no kugira ngo rebe yuko yadukenesha twabakene, ko nidukena tuzatukisha izina ry'Imana. God created us people who are rich. He gave us all the riches of the world and he gave us dominion over them. But what the devil wants, he wants us to be poor. He wants us to be paupers, because when we are poor and living a lacking life, we are going to abuse and we are going to mar God's name. Ko Bibiliya ivuga ngo uzandinde gukena kugira ngo ntatukishe izina ryawe. The Bible says that God protect me from extreme poverty, that I may not be an insult to your name. Rero inkomoko yacu y'urwangano rwacu na Satani naho ngahiba. So that is the source, that is the essence of our enmity between man and the devil. Uyu mwambi rero wakumanywa ni mwambi ki? Ni umwuka, ni umwambi woherezwa na Satani n'abadayimoni be ku buzima bwacu. What is then this arrow that flies during noonday? It is a spirit that is fired by the devil and his demons in our lives. Nuvuga ngo uyu mwambi ugenda kumanywa twabonye ibintu biranga igihe cya kumanywa. Icyo Satani ashaka ni ukugira ngo yohereze umwambi we muri bwa buzima bwawe. Cyagiye cya kumanywa, igihe wakoraga, igihe wumvaga umutima utagucira urubanza, igihe wumva ko ubukene budashoboka kuko uri murakora umeze neza, utungurwe n'umwambi uza ukubite kakazi kawe kabure. We saw what characterizes the noonday, where a person is working with all confidence, a person has no insecurity in their life, in their career, in their families, in their marriage, in whatever they are doing. But what the devil wants to do, to the contrary, he wants to fire an arrow in such a beautiful, comfortable time so that he may distort and disturb and destabilize your life. Nanone twabonye aho birivuga ngo nanone kuri uyu murongo biravuga ngo Imana izaturinde ngo mugiga igenda mu mwijima. And again we saw in verse 5 that may the Lord protect us from the terror by the night. Igiteye ubwoba cyane nijoro, ikintu kiza nijoro. Twavuze ko umunsi wacu ugizwe n'ibice bitatu: igitondo, kumanywa na nijoro. None nijoro ni gihe ki? Nijoro na amasaha yo kuruhuka. Remember, we talked about the three phases of the day: in the morning, the noonday, the night time. What do people do during night time? It's a beautiful time for people to rest from the toils and the hassles of a day. Nijoro ni igice cya nyuma cy'umunsi. Ni igihe ubugeze nko ku musozo w'umunsi watangiye mu gitondo. A night is the end of a day. It's a time when you reach the end of your day, the day of hustling, the day of working. You commenced in the morning, and night's a time when you're going to rest. Mugiga iza nijoro mu mwijima rero noneho niki? Nuvuga ngo muri cya gihe ndimo nsoza umunsi wanjye, nzi ko ibintu byose byarangiye kandi byagenze neza, nkatungurwa nuko bibuze mu kanya gato cyangwa se bipfuye mu kanya gato, bigishwe na ya mugiga ije tunguranye nijoro mu mwijima mu gihe ntatekereza ko ndi ihari. So what is this teller of the night? It's a time when you've run your day, did what you're supposed to do in your capacity, and you feel like your spirits are very high, and all of a sudden the terror of the night comes and spoils everything. Nabango igihe nanone cyane nijoro twakigereranya n'igihe cyo umuntu aba amaze kugera mu myaka y'izabukuru, yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru atagikeneye kwiruka nka kandi akora nka ya masaha yagiye akiri umusore agifite imbaraga. We may also liken the terror of the night to a retirement time, where a person retires, where you advanced in age, you grown up and you enter into your retirement. You have reduced energy, you cannot run
with energy and vigor as you used to do in your youthful days. Nabango hari umwambi uza kumanywa muri cya gihe cy'ubusore bwawe, muri cya gihe cyo gukora cyane n'imbaraga, hari igitero, hari umwambi Satani ategura kugira ngo arase ya mishinga yawe yose ipfe. During your prime days, your youthful days, the days you're full of vigor and energy, you have a lot of projects to run, and then the devil will fire his arrow to these projects. Iyo rero wabashije kumucika ukiri mutoye muri iyo myaka, ntabwo nanone agenda burundu. Mwibuke na Yesu yaravuye mu butayu Satani yamugeragezaga, birevuga ngo amaze kubona yuko amutsinze, amaze kubona ko atamushoboye, ngo Satani aragenda ngo ariko amutega ikindi gihe. So because he tried to attack and dismantle, destabilize you in your youthful time when you had all this vigor and you overcame him, he's not going to back off completely. He's going to wait you in your advanced age when you're entering in your retirement, and then he's going to fire again his fiery dart to attack you. Remember, the Bible says that the devil attacked Jesus in the wilderness the time he was fasting, and he tempted him, but the Bible says that he left him for a given period of time. Nubango Satani ushobora kumucika mu bwana bwawe ntagire icyo gutwara. Uyu mwambi we ugenda kumanywa ushobora kucika ntugire icyo gutwara ntuguhungabanya, ariko nanone akagutega muri ya myaka y'ikiruhuko yawe, muri ya myaka y'uzabukuru agambiriye yuko uzasaza nabi. The devil may attack you in your youthful age where you're strong, full of energy, and then you manage to escape him narrowly. He's going to wait for you when you're old, in your retirement time, and then he's going to unleash his full power against you. Niki akora muri iki gihe cyo mu myaka yawe ya bukuru? What does he do in your old time, in your advanced age? Ku murongo wa 5 ngo cyangwa mugiga igendera mu mwijima. Nuvuga ngo muri cya gihe mu mwijima ni muri cya gihe cyo kutamenya, ni nijoro uraryamye, urasinziriye, ntuzi bibera hanze, ndetse n'ibiri hanze ntukeneye kumenya makuru yabyo kuko uri mu gihe cyawe cyo kuruhuka. Remember, the Bible says that it talks about the terror of the night, and I want to remember that we say that a night time is a time when you want to be free from the troubles of the day, or from things happening around you. You want to rest. It is in such a time when you're off guard, the terror of the night is going to come your way. Nabango iki gihe n'igihe umuntu ashobora wewe warakoze imyaka y'ikiruhuko iragera, muri cya gihe cyo gukora kwawe wubatse amazu, washinze business runaka, ugeze muri retirement age, uratashye wigiriye mu rugo kuruhuka. Muri icyo gihe cyo kuruhuka ntukeneye kumenya business zigezweho, ntukeneye kumenya mu Bushinwa bararangura iki, Dubai bararangura iki, ibyo warabikoze mu gihe cyabyo. Igihe ugezemo nonaha ni gihe cyo kuruhuka bisigara bikorwa n'abana cyangwa n'abandi. So in your prime, in your youthful age, that is your noonday, you did what you're supposed to do. You established a very strong foundation for your family, established businesses, invested in real estates. But now you're old, you're entering in your retirement. It's a time when you feel you want to be free from all these hassles. You want to leave everything to be run by your partners or by your children. Icyo Satani akora mu gihe nk'iki niki. Muri cya gihe wowe wicaye, wumva ukeneye kuruhuka, warakoze, waravunitse, noneho ukeneye kwicarara ukiruhukira, ukibagirwa imiruho n'imihati ya kera. Muri icyo gihe uri aho ngaho, iriya mugiga igenda nijoro mu mwijima n'indwara itungurana mu gihe utayitekerezaga, wajya kubona ukabona mu buzima bwawe Satani yoherejemo ikintu cy'ucyuka cy'indwara kibi cyane, wajya mu mavuriro yose bakuvuga ngo iyi ndwara ntabwo twayishobora. So what does the terror of the night mean? It's this time when you're enjoying your retirement, you put every responsibility of your businesses, of your engagements to different people, be it your children, your partners, and you want to enjoy your old age. It's at that time when the devil will come and plunge you with the terror of the night, and all of a sudden they are going to tell you that you are suffering from an incurable disease. It comes, it eats you up, you go to different hospitals, they will tell you you cannot get healed. Wajya CHK bakaguha transfer yo kujya Faisal. Wagera Faisal bati ntabwo indwara twayishobora, no kujya mu India, kujya mu Buhinde. Wareba fagitire mu Buhinde ugasanga zibaye nka miliyoni 20.
ikintu cya mbere kiza mu niki no kuvuga ngo mu mitungo yanjye niki ngiye kugurisha. You go to King Faisal, they were admitted to King Faisal, they would give a transfer to Kanombe. From Kanombe, they would tell you, please, we cannot handle your sickness, we give a transfer to India. And you look at the budget they're going to use through all this, it amounts to almost 20 million. What strikes your mind immediately, you think of what to sell in your property. Wamara kugera mu Buhinde bakagerageza kuvura ya mafaranga wajyanye miliyoni 20 cyangwa 30 zigashira ukagaruka. Waba ukigera inaha nanone bwa burwayi bukongera bukagaruka, noneho ukongera kandi ugasubirayo cyangwa ukajya nko muri Amerika kwivuza. Wajya kugera none ukongera ukagurisha umwe muri ya mitungo yawe. Uko iyi mitungo igenda ishira buhoro buhoro birangira umuntu ashaje nta kintu asigiye abana ntacyo afite ndetse n'ubuzima butagenze neza. Kubera iki? Muri cya gihe yacitse Satani ari umwana, Satani yarababaye. Igihe yamucitse mu busore bwe muri cya gihe cyo gukora, Satani yarababaye. Amuteze muri iki gihe cy'imyaka y'izabukuru. You might manage to go to India, you get treated successfully, you're going to board back to Rwanda, and no sooner have you reached Rwanda, the sickness springs up again. They tell you it didn't get cured completely. Then you're going to devise a plan how you're going to get treated to another country like USA. What are you going to do? Sell your property, go back to USA. This is how your property, this is how your investment is going to relinquish, it's going to dwindle, it's going to get finished off to the extent by the time on your deathbed, you won't have anything left behind for your family and for your kids. Ibi ngibi nibyo Bibiliya yita ngo umugega igenda mu mwijima ninjoro. Muri cya gihe cyo kuruhuka k'umuntu, muri cya gihe umuntu ageze mu gihe yumva akeneye kuruhuka, akeneye kuryama agasinzira. This is exactly what the Bible calls the terror of the night. A time when you want to rest at night, a time when you want to go in your retirement peacefully and enjoy the labor of your hands. It's a time when he shoots you in a soft place. Ko umugambi wa Satani nuwuye nukugira ngo ahore atubabaza, nukugira ngo ahore adusunikira ahantu mu buzima tuzajye dutekereza ko Imana yacu itatuzi, itadukunda, itatwitayeho, ndetse ahuza kuona ukareba n'abadasenga ari babayeho neza kuruta wowe usenga. What is the ultimate purpose of the devil in all this? He wants you to teeter between a hard place and a rock, a place when you're going to doubt God's love, where you're going to doubt all the promises on your life, where you're going to doubt everything that God has said over your life. Ubwoko bw'Imana ndagira mabwire ngo ahantu heza ho kuba kuri iyi si none hanjye nawe duhari ni hamwe. Nukuba ahantu Bibiliya yita ngo ni mu bwihisho bw'isumba byose, ni mu kubaho kw'Imana. Brethren, I want to assure you, I'm very sure of this, the most safest place to live or to dwell in this world, me and you, it's just to dwell in the secret place of the Most High God. Birababaza nta kintu kibi ku buzima bw'umuntu nko kuba warabayeho ugashaka ibintu ukagerageza ugakora kuko kugira ngo ugire ibintu ugeraho hari sacrifice ukora ko hari ibyo wiyima. Wamara kuzagera muri ya myaka yawe uteganya kugiye kubaho neza ukaruhuka wajye kona haje umuyaga w'indwara ubikubisa hasi byose biragiye. There is nothing so disappointing, nothing that hurts like a time when you've invested your energy, your resources, your money in different businesses, and by the time you think that you're going to sit down and enjoy the fruits, the yields of your hustle, all of a sudden a wave of sickness comes and hits everything and takes it away. Rero ndagira nkubwire ngo ntutekereze ngo kubera ko Satani wamucitse uri umwana, ntutekereze ngo kubera ko wamucitse mu busore bwawe muri iyi myaka urimo ukora ubona ibintu bigenda neza, ntutekereze ngo kubera yuko atakubujije kwiga ukaba warize kandi ufite akazi ukora neza, ntutekereze yuko yagiye aracyahari ahubwo yaguteza ikindi gihe. I want to tell you that don't be reluctant and think that because you escaped the devil in your childhood, you escaped him in your education, and again you maneuvered around him in your career, you ended up succeeding. Don't think that he is relentless. He's still moving around looking for a tiny chance to hit you. Rero wire ngo aracyahari, aracyagutegereje kuko ntabwo Satani ntajya ruha ngo arekeraho.
arakomeza akirukanka akagerageza bikanga yakubita Imana ikakurinda akagaruka agategera Imana ikagusimbutsa kongera agategera Imana kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri biravuga ngo tukiri mu isi dufite igihe mu ntambara. The devil doesn't back off. He doesn't give up on pursuing you and hunting you. You're going to overcome him in one place. He's going to attack you or lay an ambush against you in another place. You win him or defeat him in business, he's going to attack you in your family. You win him or defeat him in your family, he's going to attack you in your career. He's going to be there, roaming and pursuing you, attacking here and there. Because the Bible says that as long as we are in this world, we have taken time in war. Abigihe afata umuntu kugira ngo amubuze kubyara. Noneho kubera amasengesho no kwimbere y'Imana cyane, Imana ikaza igacagagura iyo migozi Satani yarashyizeho kugira ngo umuntu yo kubyara. Wamara kubyara akavuga ngo nubwo ubyaye sindi bukureke, ahubwo akaza kugira ngo arebe ko rwa rubyaro rwawe abana wibyariye nabo bazakubaza bakomeretsa umutima wawe. Cya gikomere wari ufite igihe watinze kubyara cyongere gikomeretswe kandi n'abana ubyaye. Sometimes the devil is going to attack you with barrenness. But because of your prayerfulness, your supplication, your dedication, your commitment to seek God's face, God will sometime open your womb and He's going to bless you with the fruits of your belly, of your womb. But the devil is not going to give up. He's going to attack you through your children so that they are going to hurt you, and the wound you had of barrenness is going to come through whatever the children are going to do to you. Ko nubona abana bawe abakobwa babaye indayi ukabona abahungu babaye amabandi babaye abasinzi kwiga byabananiye ibintu byose byanze azongera kandi Satani azongera komeretse wa mutima wawe wibaze ngo igihe cyose nabayeho senga nsaba Imana ngo impabana nabangaba yampaye ubusaba bavuye ku Mana cyangwa ni Satani wabazanye. Because when you see your daughters prostituting and selling their bodies, and your children, your young boys have become vagabonds, have become burglars, you will ask yourself, are these the prayers, are these the children I've been asking, or I asked God to give me too? Ko uzatangira kwibaza ngo nanone abangaho kugira ngo Imana impaba yiba yarabihoreye. Icyo Satani akwere arimo gukora ni yagutegeye kutabyara uramucika urabyara, noneho agutegeye mu bana kugira ngo ubabare, yagutegeye kudashaka uramucika urashaka, n'umuntu igihe cyose usimbuka umutego yateze ubundi imbere. So what does the devil do? He's going to lay a snare for you through barrenness, and when God makes you overcome that, He's going to attack you through your children. And when God saves you or protects your children and you live in peace, He's going to find another place to attack you so that He may always plague you with sorrow, with wounds, with bitterness. Bwoko bw'Imana ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ibingibi bene imyambi bene izi ndwara ntabwo zicikira muri Amerika, ntabwo zihungira mu Bubiligi, ntabwo zihungira mu Bufaransa, ntabwo zihungira mu kindi gihugu cyari cyo cyose kiza cyangwa gikize kurusha icyo urimo. Aho ngaho naho igiye zigukurikirayo bene ibibya bene uyu mwambi bene iyi ndwara hari ahantu hamwe gusa honyine dushobora kujya uyu mwambi ntutugereho. Brethren, I want to tell you that you can never free from the terror of the night and the arrow that flies during the day from any location. You cannot free from these things to America or to Europe or to Britain or to Germany or to any other place. There is only one safest place where you can go and take your refuge. It is just in the secret place of the Most High and the shadow of the Almighty. Bibiliya iravuga ngo ku murongo wa 9 ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nukuvuga ngo ahantu honyine ho guhungira no guhungira mu Uwiteka. Guhungira mu Uwiteka nihe no kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza ubugingo bwawe. Because the Bible says in Psalms 91 verse 9 that because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. Where is your dwelling place? Where is your refuge? It is to go to Jesus. He is the only refuge you can flee to. Ku murongo wa 10 yavuga ngo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Verse 10 says that no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Nukuvuga ngo nta ibyago bizajya handi, bizajya mu bindi bihugu, bizajya mu baturanyi, ariko nta byago bizegera ihema ryawe mu gihe uzaba wagize Uwiteka ubuturo bwawe.
That means that 1,000 shall fall on your side and 10,000 shall fall on the other side, but you shall look, you shall be there to witness them. Nothing will come near your dwelling place. Ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Umurongo wa 11. Verse 11 says that for he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Nuba ngo mu nzira zawe zose, mu gitondo abamarayika bazakurinda, ku manywa bazakurinda, nijoro bazakurinda, mu bihe byawe byo kubaho byose uzahora mu burinzi bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo akira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nibwo uzaba ufite umutekano wuzuye. It means he's going to keep you and protect you in all ways. In the morning, he's going to be with you. In the afternoon of the day, he's going to protect you. And during the night, he's going to cover you with his wings. I want to call you, I want to challenge you that come, give your life to Jesus Christ. Then everything is going to be peaceful in your life. Ko hari benshi batunguwe n'uyu mwambi kumanywa igihe bari mu kazi bakora cyane umwambi warakubisa akazi karagenda. Bagiye mu manama kumanywa y'akazi nta kintu bite batekerezaga kibi gihari. Mu gihe bashoje inama bakubita amabaruwa abasezerera mu kazi. Iyi myambi yabayeho kumanywa inshuro nyinshi ku buzima bw'abantu. Nanone hari abandi bateguye neza ejo hazaza habo bamaze kugera mu kiruko cy'izabukuru. Iyi mugiga igenda nijoro irazira bikubita byose birarangira. Basaza nabi ntacyo basize kandi bari barakoze. Rero intsinzi nimwe gusa no kuba mu buturo bw'Uwiteka hanyuma akaba ari ukubera byose. For we have seen so many people who were surprised by the terror or by the terror of the day. People where they expected nothing, when they were doing everything confidently, where they were suspicious of nothing, all of a sudden the terror of the day hit them. We've seen so many other people who did whatever that was on their disposal to prepare for their old age. They invested as much as they could, but at a time when they didn't expect it, the hour of the night hit them. So I want to tell you that the only safest place you can be safe, you and your property and you and your beloved people, it is in Jesus Christ. Ndagira ngo nsoze nkubwira ngo nuba mu Uwiteka akakwera byose ukemera kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nta kibi kizakuzaho, nta byago bizegera ihema ryawe. Hirya ya Kristo ibyago byagusanga, ariko muri Yesu Kristo mu bwihisho bwe ibyago bizaba kure ihema ryawe. Imana y'umujibaho umugisha. I want to tell you that if you accept to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be far from the terrors of the night. You will be far from the arrows that shoot at night or noonday. Because outside Christ, there is fullness of terror, there is fullness of danger. May God bless you so much. Imana y'umujibaho umugisha bwoko bw'Imana tuzahura ubutaha. God bless you, people of God. Let's meet next time.